Reka twekeze muri equipe ya siporo turakomoza ku bintu bigera kuri bitatu byatumye umusore Adama Bakayoko adakoreshwa kuri uyu mukino. Ese habaye iki? Kubera iki umusore atawe iminota na mike yo gukina? Ngiye kukubwira amagambo cyangwa se ngiye kukubwira ibintu utaruzi kuri Adama Bakayoko byatumye adakoreshwa kuri uyu mukino, ariko uyu musore azagaruka mu mikino itaha, azaba ahari neza cyane. Ese habaye iki? Kubera iki? Ndaza kuguha details ngubwira amakuru utaruzi kuri uyu musore Adama Bakayoko n'impamvu atawe iminota yo gukina. Naza kubikomozaho, ariko barimo baramutegura ku buryo buhambaye. Uyu musore azaza arishashe anyerera kabisa. So ndaza gukomoza kuri Abdulrahman Papule, uyu musore murundi. Uyu musore ndaza kubwira impamvu Robert yahisemo kumuhereza iminota yo gukina. Ndaza kubwira rwose impamvu zigera nko kuri ebyiri zatumye umusore nawe ahabwa iminota yo gukina. Hari uburyo rwose bari bo babipanga mbere ya match, ndetse na Aziz Basani nawe ndaza kumukomozaho impamvu kabisa witwaye neza nawe witwaye neza ku minota yahawe mike cyane. Igice cya kabiri ubona ko yaje rwose agahindura ibintu. So ndaza kubikomoza n'abafana ba siporo bishimye kuba Mukeba yatakaje. Ku bafana ba siporo ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane, barishimye cyane kuri stade. Abafana bishimye, ibintu byari bimeze neza. So reka twe gutinda dukomoze kuri uyu musore Adama Bakayoko. Byibuze turebe se kubera iki atahawe iminota yo gukina, kandi uyu umusore twe tumenyere ko ari umusore uza agashota ibipira biremereye cyane, abafana ba siporo bakishima. Yes, reka tutangiye neza cyane kuri izi nkuru nabazaniye. Ku munsi wo ku cyumweru, Robert nyuma yo kubona ko derby yayikinye neza, yakoze tactique agakina neza, akabona Papule uburyo yakinye neza, ari gukina kuri nimero 10 ariko ari free agakina kuri wing, akaba yakina ku 10, akagaruka hagati mu kibuga, akaba yakina ahantu hatandukanye, ariho akina ikibuga cyose. Robert yari afite igitekerezo cyo kugarura iriya system yakinye kuri match ya derby kugira ngo arebe nimba aya system yakomeza gukoresha, akareba Rayon Sport kuri match ya derby yakinye neza. Robert rero yafite igitekerezo cyo kuvuga ngo ese equipe yakinye neza kuri match ya derby, ni ngombwa ngo nyihindure kandi twarakinye neza. Aravuga ati rero kangarure iyi system ndebe ko abakinyi bakwitwara neza, cyangwa se twabona uburyo butandukanye bwo gutsinda. Nkareba ko system ya Papule ari gukina ari free, akaba yakina wenda mu kibuga, ajya hagati, ajya kuri wing, asimburana na Muhirekeve, ko byakunda cyangwa se byaba byiza kurushaho. Yarafite icyo gitekerezo cyo kuzanamo Papule, akareba ko ibyo yamukoreye kuri match ya derby yakongera akabimukorera, akareba ko ibintu byakomeza kugenda neza. Ariko ntago byagenze neza, wenda ntabwo byagenze neza kuko Rayon Sport yasinze ariko bakoze impinduka. So kuri ngira ngo ni bimwe muri ibyo byatumye umusore w'umurindi yinjira mu kibuga. So kuri Aziz Basane rero, kuri Aziz Basane byamaze kwemezwa ko uyu musore Aziz Basane atazongera kujya abanza mu kibuga, akenshi azajya azasimbuye, kugira ngo Aziz Basane yabanje mu kibuga akina nabi. So bamaze kubibona. Uyu musore rero yaje asimbuye mu gice cya kabiri, akina neza. Aziz Basane rero nawe rwose yitwaye neza kabisa, yitwaye neza, ariko uyu musore azajya agaragara asimbuye. So ubundi reka nkomoze ku nkuru ya Adama Bakayoko uko ibintu bihagaze. Uyu musore rero Adama Bakayoko nabwiye ko bamufatiye imyanzuro, cyangwa se bahisemo kumukoresha tease, agakora tease zo kwiruka kugira ngo agire gute, kuko yasubiye inyuma haba ku muvuduko ndetse no mu kibuga, gukorera amashance, akaba yagerageza uburyo bwo gutsinda. Ubona ko n'umukinyi wagiye hasi, akaba ari umukinyi tubona ko rwose urwego rwamanutse. So gahunda rero uko iteye n'impamvu uyu munsi atawe iminota, kambi garukeho neza cyane, mbirambure umufana wa Sport aho uri hose. Nubwo mwatsinze, ariko Adama Bakayoko nawe n'umukinyi ukomeye cyane. Uko ibintu bihagaze nuko uyu musore yatangiye gukora tize. Bongare Bitsa aramubyutsa mu gitondo saa 12, saa moya, akenshi na kenshi muri ayo masaha nibwo bajya muri tize ari babiri, akamukoresha tize bari kumwe kugira ngo amukoreshe tize ari hamureba. So uko ibintu bihagaze nuko rwose uyu musore ku munsi wo kwa kane barabyutse bakora tize, n'ejo kuwa gatanu ndetse no munsi mu gitondo. Uyu musore rero yari afite umunaniro kuri uyu munsi, yari afite umunaniro. Babyutse bajya muri tize,
uyu musore rero byageze uyu munsi birumvikana afite umunaniro, niyo mpamvu rwose kuri uyu mukino atakoreshejwe, ariko uyu musore Adama Bakayoko icyo wamenya kubera ko yamanuye urwego haba ku muvuduko ndetse no mu kibuga twabonaga ko gukereya uburyo ndetse n'uburyo yashotaga bitari birimo bigikunda. Robertinho yafashe umwanzuro ko muri aka karuhuko ka national k'ikipe y'igihugu uyu musore bagiye kumukoresha imyitozo ihambaye ku buryo shampiyona izagaruka Adama Bakayoko ari ugwembe, ari umukinnyi ukomeye cyane, ndetse nababwiye ko rwose Bongare Bitsa nawe bamuhaye ikintu kimeze nka test bamubwira ngo uyu musore turamushaka ari mushya. So niyo mpamvu rero uyu musore nabiri banze kwigwa muri riska, baravuga bati uyu musore ararushye amaze iminsi akora tize. Adama Bakayoko rero muri iyi minsi arimo arakora tize zihambaye, noneho tugiye muri national, tugiye mu karuhuko k'ikipe y'igihugu ibyumweru bigera kuri 2. So Adama Bakayoko azagaruka agenda, kandi ashobora kuzajya abanza mu kibuga. So ngira ngo kuri Adama Bakayoko rwose ni bimwe muri ibyo byatumye atabanza mu kibuga. Reka mbashimire babwira ngo mugire ibihe byiza cyane aho mere hose mu nce zitandukanye.